uyu muririmbyi ndamukunda cyane. Amen. Avuga ko nta kindi kintu gishobora guhesha umuntu gukiranuka, si imbaraga z'umuntu, si ubwenge bw'umuntu, si ibikorwa by'umuntu, nta kindi cyahisha umuntu gukiranuka. Nibyo. Mu bisi ndetse no mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Dushimiye Imana kuri uyu mugoroba. Amen. Irakoze kuko yongeye kuduha umwanya mwiza dukunda, ndetse n'abadukurikiye bakunda ari benshi. Yego. Muvandi, Imana yaguhaye uburyo bwo kuba mu kiganiro. Yangiriye neza. Nanjye nuko yanzanye. Yabwe icyubahiro. Dufite abakunzi benshi barampamagaye. Ntabwo nari mperutse kwizi mikoro. Ntabwo waruherutse. Bagiye rero babimbwira ko batamperuka. Ntabwo byakundaga nyine ko nza kuba mu kiganiro. Yego. Ariko ubu noneho ndahari. Ndatekereza ko abenshi bariho baranyumva. Barampamagaye ari benshi, ariko naje nyine ndahari. Yego. Rero mbere na mbere Imana. Amen. Dushimiye Imana umugenga w'ibintu byose. Imana yaremye isi n'ijuru ikarema n'ibirimo byose. Iyo kubera ko ari umwami w'ijuru n'isi, turayishimiye cyane. Amen. Ariko ikanaba n'umubyeyi wacu. Tuje rero mu mwanya mwiza w'ikiganiro ijuru ntirikorerwa. Topic ivuga ngo ijuru ntirikorerwa, cyangwa se ijuru ni ubuntu. Yego. Nushaka kubyita impano y'Imana. Bijya biba ikibazo ku bantu benshi, kubera ukuntu abantu bamaze igihe bigishwa ko kugira ngo umuntu ajye mu ijuru bisaba umuhate we. Yego. Bisaba imbaraga ze, bisaba ubwitange bwe. Rimwe na rimwe biratungurana iyo tuvuze ko izi mikoro ko ijuru ari ubuntu. Ariko reka tuvuge tuti ijuru rirahenze ku rwego rw'uko umuntu ataribona yarikoreye. Yego. Kubera ko rihenze rero cyane, kandi Imana ibineza neza byayo akaba ari ukubana n'abantu. Yego. Yo niyo yakoze operasiyo yo kugira ngo tuzabane nayo. Nibyo. Ishima kuri duha nk'impano. Kubera ko abantu ibintu byinshi babona babikoreye cyangwa se babivunikiye, ndavuga iby'umubiri, kuko iby'umubiri byose umuntu abibona nyine yabikoreye, yanavunitse. Batekereza ko n'ijuru ryamera rityo. Ariko rirahenze, biyeva nk'incungu y'ubugingo bw'umuntu. Irahenze ku buryo ikwiye kure kwiteka. Nta kiguzi na kimwe watanga kugira ngo Imana iguhe ijuru. Nta kintu na kimwe ushobora gukora kugira ngo Imana iguhembe ijuru. Ntacyo. Rero shimiye Imana kuri uyu mugoroba ko yashimye kuritanga nk'impano, ariko ikanabimenyesha. Amen. Muvande nawe ikabikumenyesha. Amen. 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 Rero twihuse ducunguje uburyo umwete, ku mazina y'ine ni Nahimana Patrice. Tugiye kubana mu kiganiro cy'uyu munsi, ariko nshohuje abavandimwe bose bari kutwumva kuri izi mikoro. Yego. Aho bari hose ndabasuje mu izina rya Yesu. Amen. Nibakomeze bagubwe neza, amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo agumye ababeho. Amen. Nsuhuje n'abakunzi ba Country FM, by'umwihariko abakunda iki kiganiro ijuru ntirikorerwa. Ubu bashyize urushinge kunyakira amajwi zabo kuri aya masaha. Batubwira ko badukunda, badahwema kutwumva. Nabo turabasuje cyane, ndetse bagumye bagubwe neza, banagumye batega amatwi bumve ijambo ry'Imana. Amen. Cyangwa se ubutumwa bwiza. Muvandi wakomeza ukibwira abadukurikiye. Urakoze mwene data. Ego. Reka nsuhuze abakunzi ba radio Country FM. Vugira ku 105 n'ibice 7. Ego. Ariko kandi nsuhuze bamaze guhishurirwa ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, bamenye ukuntu babaye intungane mu maso y'Imana, babikesha kwizera igikorwa cyakozwe na Kristo Yesu. Bakaba bari hano mu isi banezerewe, baguwe neza, bazi neza ko igitondo kimwe, ikigoroba kimwe, umunsi umwe ntazi, umwami Imana azaza kutujyana bakajya kubana n'umwami wacu wadukunze akaramata. Ego. Ndabasuhuje bene data aho muherereye hose, mukomeze kugubwa neza mu mwami wacu Yesu Kristo, dore ko yaduhaye kugubwa neza iteka ryose muri we.
Yego. ariko nk'uko wari ubivuze hari n'abadukurikira kandi bakomeza gukurikira iki kiganiro cy'ubutumwa bwiza, duba dukomeza kwiringira ko nabo umwami Imana azabakora ku maso y'imitima, nabo bagahishurirwa uyu murimo Yesu yakoze ku musaraba. Yego rwose. Rero Imana ishimwe nyine duciriye inzira ikabiduhaye kuhagera, ihimbazwe. Amazina ni asanzwe ku bakurikiye ikiganiro aribwo bwa mbere, ni Musabyimana Joseph Mugisha, ndi umukiranutsi mbikesha igikorwa cyakozwe na Yesu ku musaraba, ntabikesha imirimo yanjye myiza n'ingeso zanjye nziza, ahubwo mbikesha igikorwa cyakorekeye ku musaraba, amaraso ya Kristo Yesu yamenetse yankuyeho urubanza rw'ibyaha. Yego rwose. Bandi mwisi nezerewe nguwe neza mu mwami wacu Yesu Kristo. Reka mvuge ngo nubwo dusuje abadukurikiye, hari n'abandi bazadukurikira bazanakurikira ikiganiro nyuma kuri YouTube, nabo turabasuhuje cyane. Yego. Abazadukurikira nabo turabasuhuje aho baherereye, haba mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo ukomeze kuba kuri bo none n'iteka ryose. Yego rwose. Imana ihabwa icyubahiro. Usuhuje abazadukurikira nyuma kuri YouTube, nyuma nyine y'ikiganiro, kuko kijya no kuri YouTube. Yego. Ku buryo umuntu utadukurikiye live ashobora no kuzatwumva nyuma yaho. Ubwo reka tunavuge ko wanajya kuri telefone yawe ukandikamo ijambo rivuga ngo ijuru ntirikorerwa TV, nanone aha Yego. nejo cyaba ari iki kiganiro n'ibindi byose ukazabisangaho, ugakomeza gukurikirana ubutumwa bwiza bunyura kuri iyo channel. Yego, nsuhuje utumye numva nahita nsuhuza umuvandimwe ntazi, ariko mpamije ko ari umuvandimwe nshingiye guhamya kwe. Nibyo. Yaranyandikiye kuri WhatsApp ambwira ko ari muri Kenya, urumva simuzi, ariko nawe ntanzi, wenda arambona kuri YouTube, ariko ntago turabonana nyine amaso ku maso. Yaranyandikiye ambwira ko adukurikira cyane, cyangwa se ibiganiro bikurikira cyane, kandi ko yabohotse, ko bafite umunezero, ko ubu noneho afite ibyiringiro byo kujya mu ijuru. Ngo yari yarabaye imyaka myinshi afite ubwoba bw'ahazajya hanyuma y'urupfu, ariko hamwe no gukurikira ikiganiro no kugumya kumva ineza y'Imana n'ubuntu Imana igira, nawe yarabohotse, nika abanyandikira mbwira. Rero nawe ndabizi azadukurikira nyuma, wakunda kutwumva nyuma kuri YouTube. Nawe ndamusuje cyane agubwe neza. Amen. Komeje nyine gusobanura uburyo ijuru ridakorerwa, nubwo nanone ari ikintu nyine umuntu yumva ku muntu utabihishuriwe ntahita bishyikira, cyangwa se ku muntu utarabimenya ntahita byumva neza, ariko nicyo kiba kitubesheje aha, kugira ngo dusobanure ukuntu Imana yatanze ijuru nk'impano. Nibyo. Reka mvuge nti abantu bose bemera Yesu Kristo wasize ubwiza n'icyubahiro mu ijuru, akamanuka akaza mu isi, agaca mu mwari Mariya, akambara umubiri ku mpamvu z'abantu. Reka mvuge nti abantu mwese muvuga ko mumwemera, tugiye kongera gusobanura impamvu zatumye aza mu isi. Nibyo. Hari impamvu ikomeye yatumye Kristo Yesu aza mu isi. Yego. Ahari ushobora kuba ubisoma ko yaje mu isi, akambara umubiri, agatotezwa, gapfa, akabambwa, gahambwa, akanazuka, ariko ukaba utazi ko hahishemo ikintu gikomeye. Yego. Urugendo rwa Yesu kuza mu isi, gutotezwa, gukubitwa, kubambwa, guhambwa no kuzuka, harimo ikintu gikomeye. Yego. Harimo ibanga rikomeye. Umuntu ajya amara imyaka myinshi avuga ko yemera Yesu, cyangwa avuga ko yizera Yesu, ariko akaba adafite ubugingo buhoraho. Yego. Nyamara muri urwo rugendo rwa Yesu harimo kugira ngo wowe utwumva uronke ubugingo buhoraho. Nibyo. Cyangwa se ubone ijuru wabuze imyaka myinshi. Nibyo. Mu yandi magambo, Imana yatanze ijuru iritangiye muri Yesu Kristo, kandi ritangira ubuntu. Nibyo. Nta kigusabye. Nibyo. Yesu akiri hano yajyaga avuga ngo mwese abafite inzara n'inyota, mwaje nkabaha ku mazi meza y'ubugingo, kandi nkayabaha nta feza mutanze. Ati nawe udafite ifeza. Ati kuki mutanga ifeza mukagumya kugura ibintu bidahaza? Yego. Kuki mutanga ifeza ukazitanga ariko bikarangira nta bugingo buhoraho ugira? Kuki witanga ugakora ibishoboka byose ukitwararika bikarangira utagira ubugingo buhoraho? Kuki waba uri umuririmbyi, wenda uri umudiyakonisi, cyangwa ufite n'ibindi byinshi ukora mu idini, ariko ukaba utagira ubugingo buhoraho?
ubwo bivuze ko inzira waciye ntabwo ariyo kuko umuntu iyo anyuze kuri Yesu ego icyo aronka n'ubugingo buhoraho kuko ni nacyo cyamuzanye nk'uko babivugaga ego yaje gutanga ubugingo bwe kugira ngo bube incungu ya benshi ego kandi incungu nk'uko ibyanditswe bivuga umucunguzi nujya mu cyimbo cyawe ego akabarwaho ibyawe n'igihano cyabyo akagihabwa wowe ukegukana ibyo umucunguzi yakoreye uwo utabigizemo uruhare. Aho rero nkagirana akabazo n'abantu benshi bitwa ngo ni abakristo ego banavuga ko bemera Yesu. ego sinzi ukuntu wavuga ko wemera Yesu ukaba utemera igikorwa yagukoreye. Ubundi se kumwemera ni gute? Ubundi ni ukwemera ko yasize ubwiza n'icyubahiro mu ijuru akaza mu isi ku mpamvu zawe, akambara umubiri kubera weho, akawambara kugira ngo abone uko agucungura, akawambara kugira ngo abone uko ibyawe bimujyaho bikamufataho, agahanwa igihano wari buhanwa, agahanwa mu cyimbo cyawe kwa. ubwo uvuze utyo ntekereza ko abantu benshi bavuga ko kwemera bemera Yesu, ubundi kwemera Yesu igare kuba umukiranutsi. Iyo uvuga ko wizera Yesu, yego, ikimenyetso gihamya ko wamwizeye nuko uba uri umukiranutsi. ni nabwo busobanuro bwo gutsindishirizwa. Kandi uko nukuri kuko uretse ko umuntu atababizi cyangwa se umuntu aba atarabimenye ngo abyizere abimwisaguwe neza, ubundi iyo uvuze ko watsindishirijwe uba uvuze ko watsinzwe, icyo ni kimwe. ego ukabona undi muntu akaza agatsinda mu cyimbo cyawe, ego hanyuma akaguha gutsinda kwe, ego agatwara gutsindwa kwawe, intsinzi kabi yawe nkuko gutsindwa kwabaye ukwe. yego, ego ntibinagarukiraho. buri wese ahabwa igihembo gikwiranye n'ibyo yatwaye. yego niba Yesu yafashe gukiranirwa kwawe ku kabukwe, arahabwa igihano gikwiriye umuntu wakiraniwe. ni nako tubibona nyine. ego nuko yahanwe byuzuye nk'umunyabyaha. ariko sinzi niba abantu bajya banabitekerezaho neza. kuki Yesu utaregeza akora icyaha na kimwe? Yesu Kristo utaregeza akora icyaha na kimwe, kuki apfa urupfu rw'abanyabyaha? usibye kugikora yego, nta nubwo yageze kukimenya, ariko byuzuye ego, yahawe igihano cy'abanyabyaha. ese ubundi umusozi wa Golgota ego wajyanwagaho ibivume. ego Igorigota wari umusozi wo kubambaho ibivume, ego abanyabyaha ruharwa. kuki Yesu Kristo utaregeza akora icyaha nawe ajyayo? kuki abambanwa n'ibivume? nujya uririmba ngo yazize ibyaha byanjye, ntangazwa cyane n'imbabazi ze yazize ibyaha byanjye. ego jya uririmba iyo ndirimbo ariko wabitekerejeho. ego nuririmba ngo yazize ibyaha byanjye, ntangazwa cyane ngo n'imbabazi ze. nyuma wamara kuvuga ngo ntangazwa cyane n'imbabazi ze, nawe ukongera ugasaba Imana imbabazi, ukongera ukanavuga ko kuba uzajya mu ijuru ngo ntabyuze, ukongera ukanavuga ko uri umunyabyaha kandi umaze kuririmba ko yazize ibyaha byawe. ntago ni ibintu ubundi bitumvikana. ni gute wahamya ko Kristo yazize ibyaha byawe, ego hanyuma ukongera guhamya ko uri umunyabyaha? ku mpamvu z'uko abantu baba bakurikiye iyi radiyo ego baba batandukanye. hari n'abandi baririmba indi ndirimbo batazi iyo wenda turirimba, yego, ivuga ngo Yesu wemeye gupfa umeze nk'intabwa, ego, urwo twari dukwiye ni wowe rwahamye. ese ibyo bintu umuntu ugaba byumva? ese niba ari we rwahamye, urumva ubwo weho ukizize iki? urwo wari ukwiye ni Yesu Kristo rwahamye. igihano cyawe ni Kristo cyahano, hanyuma ubwo weho ugahindukira ukongera ukavuga ngo uzahanwa. uyu mugoroba aya masaha twaje kukubwira uburyo igihano cyawe Yesu Kristo yagihanwe mu buryo bwuzuye kandi buhagije, nawe ukaba warabaye umukiranutsi ubikesha icyo gihano umucunguzi wacu Yesu Kristo yahanwe ku bwacu. yego, kuri uyu mugoroba turagumye dusobanure iby'impano y'Imana. Amen. turagumye dusobanure ibya Kristo Yesu.
ariko turaza kubishyigikiza ibyanditswe nanone. Ego. Ubundi Bibiliya igira amasezerano abiri, ngira ngo abasomyi ba Bibiliya baratwumva neza. Ego. Igira isezerano rya kera n'isezerano rishya. Ego. Nkunda kubaza abantu kuki Bibiliya ifite amasezerano abiri, nacyo ni ikibazo abantu batajya batekerezaho neza. Bibiliya ntago banditse isezerano rimwe ngo rigume gutyo, habaye isezerano rya kera ariko habaho n'isezerano rishya. Ego. Bifite impamvu. Umuntu akwiye kumenya ngo kubera iki isezerano rya kera rihari, kubera iki hari isezerano rishya. Ego. Ariko ukomeza, ego, nituvuga isezerano rya kera tukavuga n'isezerano rishyashya, abantu ibihumbi n'amagana, ego, iyo basobanura ibyo bintu bo biyumvira ko isezerano rya kera ari ritangirira mu itangiriro rikageza muri Maraki, irishya rigatangirira muri Matayo bakumva ko risoreza mu Byahishuwe. Ubundi ukurikije ibice bya Bibiliya nuko bimeze, ariko hakurikijwe icyo Bibiliya ivuga ku isezerano rya kera n'isezerano rishyashya bihabanye cyane nuko abantu babizi. Bihabanye nuko abantu babizi. Iryo ryo ni isomo rirerire, ego, wenda ryadutwara umwanya, iminota ikaza kuba mikeya, ariko nanone reka ngendere muri mudu yuko abantu banabizi. Ego. Icyambere abantu bazi ko Bibiliya batunze rimwe ibice bibiri. Bazi ko hari isezerano rya kera ariko n'isezerano rishya. Ubundi kuki Imana isezerana natwe irindi, icyo turaza kukirebaho. Ego. Kuki habaye isezerano rya kera hanyuma Imana ikaza gusezerana natwe irindi? Katubanze dusome ibyanditswe. Dusome mu Baheburayo igice cya 8. Abaheburayo igice cya 8, wenda ku mpamvu z'igihe turasoma murongo wa 6 n'uwa 7, duhita dutaruka dusome 12 na 13. Uza kubishaka arasoma icyo gice cyose, ariko twe turasoma ku mpamvu z'igihe. Ego. Reka nsome muri Bibiliya yera. Ego. Haravuga ngo ariko none umurimo Yesu yahawe urusha uwabo kuba mwiza. Ego rwose. Kuko ari umuhuza w'isezerano riruta iryabo, kuba ryarakomejwe n'amasezerano aruta ayabo. Karindwi akavuga ngo iyo iryo sezerano rya mbere ryinonosora ntihajyaga kuba hakwiriye gushakwa irindi. Ubwo ni umurongo wa 7. Yego. Simbuke some kwa 12. Simbuke usome 12 na 13. Haravuga ngo kuko nzababarira gukiranirwa kwabo. Yego. Kandi ibyaha byabo sinzabyibuka ukundi. Ubwo Uwiteka yavuze ati isezerano rishya, ibyo bigaragaza yuko yashajishije irya mbere. Yego. Kandi igishaje kiba gikuru, kiba cyenda gushira. Amen. Amen. Twasomye ibaruwa y'Abaheburayo igice cy'8, 6 na 7 na 12 na 13. Kansome muri Bibiliya ijambo ry'Imana. 6 haravuga ngo naho umurimo Yesu ashinzwe usumbye kure uwababandi, kuko ari umuhuza w'isezerano rishya n'isezerano rya kera, kuba rihebuje kuba ryiza rishingiye ku byasezeranijwe bihebuje. Iyo isezerano rya mbere ritaza kugira inenge, ntibyari kuba ngombwa kurisimbuza irindi rya kabiri. 12 nzababarira ibicumuro byabo, ibyaha byabo sinzabyibuka ukundi. 13 ubwo Imana yavugaga ko iryo sezerano ari rishya, kwari ukuvuga ko irya mbere rigizwe irya kera, kandi rero ikintu cyiswe icya kera kiba gishaje, kikaba cyenda gushiraho burundu. Imana himbazwe cyane muvandimwe. Amena. Isezerano rya kera rishingiye ku mategeko. Isezerano rya kera twihuse ku mpamvu z'igihe twasobanura mu byinshi,
ariko reka mvuge nti isezerano rya kera rishingiye ku mategeko. Ego. Amategeko arimo byinshi, arimo abatambyi, arimo ibitambo. Bishatse kuvuga ngo abatambyi ba mbere babayeho kuko bari barashyizweho n'Imana. Hari ukuntu abantu benshi bajya batubwira ngo none se isezerano rya kera ryo ngo si Imana ngo yaryandikishije, koko niyo. Ariko turagira ngo abantu bumve ibi bintu kuri uyu mugoroba. Ego. Ni Imana yarishyizeho naryo irya kera. Ego. Ni nayo yubakishije urusengero rw'i Yerusalemu. Ego. Murabizi Imana yabwiye Dawidi kazarwubaka, ruza kubakwa na Salomo. Yego. Ariko kuri urwo rusengero habaga abatambyi. Yego. Abatambyi bakora iki? Imwe mu mirimo abatambyi bari bashinzwe yagenwaga n'amategeko, harimo uburyo umuntu akwiye kuba yezwa. Yego. Cyangwa se uburyo umuntu akwiye kuba yera. Abatambyi bakoraga byinshi ku rusengero, ariko reka twivugire icyo ku mpamvu z'igihe. Iyo abantu bari kuvuga kwiyeza, iyo abantu bari gutekereza ko bakera mu buryo bwo kwirwanaho, cyangwa se babivuze mu mazina, cyangwa se bapfukamye, cyangwa se bicujije, ibyo ntibinahura na Bibiliya. Yego. Ryaba isezerano rya kera, ryaba n'irishya. Yego. Kuko mu isezerano rya kera amategeko yavugaga ko umuntu ufite ibyaha, Yego, akwiye kubaza n'igitambo, akagishyikiriza umutambyi, akagishyikiriza umutambyi kari ko kazi ke, kandi werejwe gukora uwo. Werejwe nabo bari baratoranijwe, ntago ari abantu bose, bari abo mu nzu ya Lewi. Ego. Bari abantu bo mu muryango wa Lewi, niba Imana yari yaratoranije bonyine ko bakwiye kuba abatambyi. Ego. Undi muntu wihaga umurimo w'ubutambyi atarabyejwe n'Imana, ntago byamugwaga ubuhoro. Ubwo ntiyari n'umutambyi nyine. Yego. Ubwo abantu bajya bavuga ko ari abatambyi b'abandi, ubwo nabo babyumve, barajya bareba neza niba bakomoka mu nzu ya Lewi. Yego. Nubwo nabo kwa Lewi kano kanya batakyemewe. Iyo ruvuze kuri umutambyi, kimwe cyo nturi wo kwa Lewi, ikindi nabo kwa Lewi ntago bakyemewe. Yego. Namabara Batitwaza ngo ariko se ko araho dusoma muri Bibiliya ngo turabami n'abatambyi. Aho ni ikindi nyine. Aho ni ikindi. Nacyo cyasaba ko dusobanura umwanya. Ariko reka twivugire ko abo batambyi babaga bari ku rusengero. Yego. Iyo umuntu yabaga afite ibyaha, byasabaga ko umuntu azana igitambo gihongerera ibyaha bye, soit intama cyangwa ihene. Umutambyi akareba niba izira inenge. Kubera iki yabanzaga kureba niba iyo ntama uzanye izira inenge? Ndi kuvuga uko mu isezerano rya kera babigenzaga. Umutambyi yarebaga niba iyo ntama nta nenge ifite. Kubera iki? Wowe uyizanye uri umunyabyaha. Impamvu wakeneye igitambo ni uko uri umunyabyaha, ufite ibyaha. Ngira ngo abantu batwumve neza muvandimwe. Uburyo ibyaha by'umuntu byatwikirwaga byasabaga kazana igitambo, yarangiza akagifata mu ruhanga, agashyira ikiganza cye mu gihanga cy'icyo gitambo. Umutambyi si uwakizanye, ni umutambyi. Yego. Byashaka kwari ukubera iki? Kwari ukugira ngo ibyaha by'umuntu wazanye igitambo bijye ku gitambo yazanye. Yego. Ubundi igitambo barabanzaga bagacekinga bakabona ko nta nenge gifite. Ubwo kubera ko kidafite inenge, mu yandi magambo sicyo cyakabaye gipfa, tavuye mu inzara. Yego. Noneho kubera iki gipfa mu mwanya w'uwakizanye? Nuko ni igitambo kije guhongerera nyirukukizana. Birasaba ko gipfa mu kimbo cya wa muntu. Yego. Biravuga ngo ibyaha by'uwo muntu bigatwikirwa umwaka umwe. Ubwo bivuze ko ibyaha igihembo cyabyo si ukubisabira imbabazi. Oya. Ni urupfu. Yego. Aho tuzajya tunahatinda. Ntago Imana yakubarira icyaha kubera ko bivuze mu kanwa. Icyaha kiraremereye, kiranakomeye ku buryo kidakurwaho na mbabarira. Nta naho byigeze biba. Nta naho byabaye. Nta naho cyakuweho na mbabarira. Nta naho. Umuririmbyi mwe aravuga ngo naho warira ukicuza ukanababara ntibyakura ngo ntibyariye ibicumuro byawe, ngo impongano ikwiriye ibyaha wakoze twakoze. Yego. N'amaraso ya Yesu mahanye. Urumva ko amaraso ahize ko agaruka modeje. Yego.
ubwo umuntu ujya utekereza ko yavuga ibyaha mu izina agiye kuryama bikamuvaho ni ukubeshya. reka tubwire umuntu wabivuze uhereye kera akiri umwana, igihe yatangiye kumenyera kuvuga, akabivuga ageze no mu rusengero, akabivuga aryamye, akabivuga ari mu butayu, ibyo wavuze ubisabiramo Imana imbabazi, izo mbabazi ntazo yigeze guha. Ntazo. Ko bene izozo ntizinahari. Kuko yaba igize itanga ntago byari gusaba igitambo, si byose yaba igize nyine nase byari byoroshye kujya tuvuga twese ngo mbabarira. Ego. Igitambo ntikibizemo. Ego. Kandi ikindi iyo uvuze ngo mbabarira ugatekereza ko icyaha cyakuvaho kubera mbabarira, ubwo bivuze ko amaraso Yesu yamennye ntacyo yavuga kumariye. Ubwo wapfobeje Yesu. Wapfobeje urupfu rwa Yesu warupfobeje. Ego. Niyo biriva ku rupfu rwa Yesu rwo rukuraho ibyaha, niyo biva ko amaraso ya Kristo yamenetse kugira ngo abimpongano y'ibyaha, wowe ukaba ugitekereza ko mbabarira yabikura, wowe ugatekereza ko penetensiye. Ego. Hari uwo wabibwira akurambikaho ibiganza bya mushumba oya. N'abatambyi bari barabyerejwe bo mu nzu ya Lewi ntago bigeze bakoresha iyo systeme yo kurambika abantu ibiganza, byasabaga igitambo gihongerera ibyaha by'umwe. Rero abo batambyi iryo sezerano rya kera rishingiye ku mategeko nta muntu ryigeze ribasha kugira indakemwa imbere y'Imana. Ego. Nta muntu isezerano rya kera ryigeze rigira intungane imbere y'Imana. Ukomeza. Ego. Ari ubwo abantu bajya bavuga ati ariko mujye mudusomeraho byanditse. Kasome imirongo 2 gusa. Yego. Iyo mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ibice 33 umurongo wa 31. Yego. Haravuga ngo Uwiteka aravuga ati dore iminsi izaza nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isiraheli n'inzu ya Yuda, ridakurikije isezerano nasezeranye n'abasogokuruza ku munsi nabafataga ukuboko nkabakura mu gihugu cya Egiputa. Irya sezerano ryanjye bararyishe, nicyo ubundi nashakaga. Irya sezerano ryanjye bararyishe, nubwo nari umugabo wabirongoreye, niko Uwiteka avuga. Nashakaga ngo ukomerezaho. Urabantu ngo irya sezerano ryanjye bararyishe. Ego rwose. Isezerano rya kera twararyishe. Kandi abantu rwose niborohe, nta muntu utararyishe, mwene muntu wese yararyishe, kuko ushatse itegeko warihera muri Edeni. Imana ibwira Adamu na Eva nibo dukomokaho, irababwira ngo ntimugire mutya, barabikora. Bishatse kuvuga ngo tuvuka twarishe isezerano rya mbere. Isezerano rya kera twese twararyishe, niyo mpamvu nta muntu ryigeze rigira indakemwa. Rero Imana kubera ko ari umutunzi w'imbabazi, Imana kubera ko ari urukundo, ishima gusezerana natwe irindi. Ubundi uramutse ugiranye n'umuntu isezerano akaryica irya mbere, bisaba ko muvugurura mugasezerana irindi. Tumaze kwica isezerano rya mbere ry'Imana, Imana isezerana natwe irindi. Irya kabiri rero aryo ryitwa isezerano rishya, ryo ku muntu waryumvise warihishuriwe, rero ryoshye ku rwego umuntu atamenya ko yabivugaho. Ariko muvandi ukomeza, hari umuntu dukurikiye muri uyu mwanya avango ariko se ubundi kuki iryo sezerano ubundi twaryishe? Yego. Kuki twarihawe ariko ze tukanaryisha? Yego. Ni iyihe mpamvu? Tubasobanura gato impamvu ho gato. Impamvu twaryishe, amategeko y'Imana atangwa yo agaragaza kwera. Yego. Niko birivuga. Ariko umuntu ni wa kamere. Yego. Ako kana abantu bakumva. Umuntu ni wa kamere, ndetse umuntu yaguyiwe gutegekwa n'icyaha. Yego. Bishatse kuvuga iki? Kuba umuntu afite kamere y'icyaha bingana ko amategeko y'Imana utayashobora. Yego. Utayumvira. Yego. Rero byanganaga kuryica kubera ko turi abakamere. Amategeko ni meza pe. Yego. Nuwayumvira kayanonosora yose yabuwera, ariko uwo ntabaho. Ntiyigeze abaho. Ntiyigeze abaho. Ntibwo ntiyanabaho nyine. Yego. Usibye habayeho umwe gusa. Habayeho umwe gusa. Nawe ariko utaravutse mu bushake bw'umugabo n'umugore. Uko nukuri. Nicyo cyatumye nawe abishobora. Yego. Rero isezerano rya kera cyatumye turyica, nuko twe twavutse turi abakamere. Yego. Tuvuka dutegekwa n'icyaha, aricyo cyitwa kamere. Amategeko y'Imana aje aratunanira uhereye ku wa mbere kuzagera ku wa nyuma. Aratugaragaza. Biravanga amategeko abereyeho kumenyekanisha icyaha.
buriya intego y'amategeko ni ukugira ngo akwereke ko wacumuye. Amategeko ndetse aho amategeko abaye menshi n'ibyaha bihita biba byinshi. Ni imbaraga zabyo ngo n'amategeko. Imbaraga z'ibyaha ni amategeko. Rero witekereza ko mu mategeko waronka ubugingo buhoraho, ntabwo bibaho. Nuvanga amategeko azana urupfu. Yego. Amategeko azana urupfu ko amategeko iyo yishe urahanwa. Nuko bimeze. Ndetse buriya n'abacamanza bano basanzwe iyo ari guca urubanza rw'abantu mu rukiko akoresha itegeko. Iyi itegeko rikugonga baraguhana. Bakubwira ko itegeko ryo riri hariya rirera. Yego. Ariko waryishe. Yego. Ubwo waryishe rero hari uwo ugomba guhanwa. Ubwo bivuze iki? Bivuze ngo hakurikijwe amategeko ubundi yarera. Arera rwose. Kuko yahawe umuntu udashoboye. Yego. Umunyabyaha kavukire. Yego. We icyo yarakwiriye ni igihano gikwiriye umuntu wisha amategeko. Kandi reka kuri uyu mugoroba mvuge nti kubyerekeranye n'amategeko y'Imana aryo sezerano rya kera. Ego. Nta muntu utahana. Nta numwe. Uhereye no kuwa yahawe. Uhereye kuri Adamu muri Edeni. Yego. Murebe niba iryo yahawe yararyubahirije. Baramubwiye ngo ntugire urya. Yarabirinze se. Uhereye kuwo dukomoka Adamu kuzageza kuzavuka nyuma. Yego. Amategeko twese twarayishe. Kandi kuyica egari igihano. Reba Moses uyahawe ngo yazane. Niwe we Mose yayisha atarayashyitsa kubita hasi bisate yanditseho. Umwanya abari muto twasobanura byinshi. Katwisobanurira impano y'Imana. Imana ihimbarizwa isezerano rishya. Imana ihimbarizwa impano yayo. Hanyuma yuko twishe isezerano rya kera twarabo kurimbuka. Hanyuma yuko twishe amategeko twarabo kurimbuka. Twarabo gucirwaho iteka. Ibyo bituma Kristo aza yambara umubiri, nicyo twavugaga. Yambara umubiri kugira ngo nawe abone ko yishyiraho kwica amategeko kwacu. Narangiza ahabwa igihano cy'abishe amategeko y'Imana. Impano y'Imana ni iki rero? Kristo yaraje kudushakira gukiranuka twabuze imyaka yo kubaho kwacu yose. Nibyo. Amaze kutubonera gukiranuka akuduha nk'impano. Nicyo Bibiliya yita gutsindishirizwa. Niyo mpamvu mu isezerano rishya twasomye ku murongo wa 12 hano ngo kubw'izo mpamvu, kubw'isezerano rishya ribonetse, abantu nzababarira ibicumuro byabo, ibyaha byabo sinzongera kubyibuka ukundi. Ubwo hari habonetse imbabazi. Ngo kandi ngo ubwo ibyo bibabariwe. Muvandi, icyo kintu kirakomeye. Ubwo ibyo bibabariwe ntihakiriho kongera gutamba ibitambo by'ibyaha. Ibitambo by'ibyaha. Yego rwose. Urakoze kuko ubu isezerano rishya nkuko ukomeje kurisobanura, ubundi isezerano rishya nyine ni imbabazi. Isezerano rishya ni imbabazi cyangwa se ubuntu bw'Imana. Tukira somera umurongo umwe, Matayo 26 ku murongo wa 28. Matayo 26 ku murongo wa 28. haravuga ngo aya ni amaraso yanjye ahamya isezerano rishya Imana igiranye n'abayo, amenwe kubw'abantu benshi kugira ngo bababarirwe ibyaha. Hano muri akavuga ngo kuko aya ari amaraso yanjye y'isezerano rishya ava ku bwa benshi kugira ngo bababarirwe ibyaha. Yego rwose. Ubwo nagiraga ngo kuko kuri uriya murongo wa 12 havuze ngo nzababarira gukiranirwa kwabo kose. Yego. Niraga ngo ukomereza aho ngaho. Ko isezerano rishya bivuze imbabazi. Kandi imbabazi zabonekeye mu kumeneka kw'amaraso yande ya Kristo Yesu. Ubwo iyo umuntu avuga ko yakiriye imbabazi z'Imana, bivuze ko aba yakiriye kuba umukiranutsi. Sibyo? Yego. Kuko isezerano rishya bivuze imbabazi. Kandi imbabazi twazigiriwe hamenetse amaraso. Amaraso amenetse habaho kubabarirwa. Ubwo habayeho kubabarirwa kw'ibyaha byacu,
kandi uko kubabarirwa kuba rimwe Elisa ibyo bintu biba bihagije iteka ryose. Yego, ubundi niyo mpamvu birivuga ngo uwizera Kristo ahabwa ubugingo buhoraho, utamwizera agacibwaho iteka. Ubundi kutizera Kristo ni gute? Ni ukutemera ko amaraso Kristo yamennye ariyo agukuraho ibyaha byawe. Niba utekereza ubundi buryo bwo kuzakurwaho ibyaha bidashingiye ku maraso Kristo yamennye ku musaraba, ntabwo wemera Yesu, nta nubwo umuzi, uramurwanya. Yego. Ariko gusa mu buryo utazi. Yego. Ni icyo gusa. Sinzi iminota yatugendanye, kaduha abantu umurongo, kaduha abantu umurongo dusangire ibyishimo ku buhanga bw'ibyuma badufasha, tugaha abantu umurongo. Muduhamagare kuri 0782 44 21 25. Abantu mwahishura ibya Kristo Yesu, muduhamagare twishimane. 0782 44 21 25. Muduhamagare tubakire mu minota dusigaranye, uvandi tutwaryoherwa iminota igashira cyane. Yego. Country FM, allo? Allo, Country FM? Yesu ashimwe bakozi b'Imana. Yesu ahimbazwe cyane. Ngiye namaze kwemera nemera Umwami Yesu Kristo umwami n'umukiza. Ngendo mu ijoro ndarifite. Urumva ufite ijuru? Ijoro ndarifite rwose. Wavuze ko witwa nde, uherereye he? Nitwa Jean Paul, ndi Gihombe. Okay. Na ikintu nagira ngo basare. Mwegeze muvugaho. Yego. Nagira ngo basare ngo dusobanura umutambyi aho yagombaga kuba ari n'icyo yari ashinzwe. Yego, sinzi niba wadukurikiye twigeze tubisobanuraho. Mwabivuzeho icyo yari ashinzwe, ariko ntimwasobanura aho umutambyi yagombaga kuba ari. Umutambyi yagombaga kuba ari ku rusengero rw'Imana i Yerusalemu, rwari rumwe ku isi rwubatswe na Salomo. Icyo kintu muzakidusobanuriraho ku buryo abantu bose bazagisobanukirwa. Impamvu nyabajije ni uko ngo abita ko ari abatambyi. Yego. Ahubwo asanga ariho bafite bizinesi, kandi umutambyi icyo yari ashinzwe nuko agomba kuba ari mu nzu y'Imana. Ariko ngo usigaye usanga barabivanga. Yitwa umutambyi ariko wajya no ku rusengero ukaba utahamusanga. None wenda icyo tuzarushaho kumenya kugisobanura. Ahubwo twibwirire ku kigendanye no kujya mu ijuru, ubu bimeze bite? Uba ufite ubugingo buhoraho? Ndabufite rwose. Ubukesha iki? Ubukesha Yesu Kristo ko yabuduhaye ubwo yadupfiraga. Ubu uba wumva uri intungane imbere y'Imana? Ndi intungane imbere y'Imana 100%. Okay. Niba warizeye Kristo Yesu, igisobanuro cyo kwizera Kristo ni uko umuntu yemera ko Kristo yaguhaye gutungana kwe akakuguha nk'impano. Yego. Imana ndayifite. Rero urajya ugumya ukurikira ikiganiro. Ndikurikirana uburi wa kane mandi ku karadio nta kibazo. Kabisa. Reka twakire n'abandi. Ariko icyo kintu muzakidusobanurire. Tuzabisobanura wowe upfa gukurikira ikiganiro rwose. Kuko urabona abakiyobya imitima y'abantu ikagira kwizera gukeya. Niba abandi bitwa ko ari abatambyi kandi atari abatambyi. Urumva tuzasobanura ukuntu abatambyi akazi kabo kamaze kurangira, karangijwe n'urupfu rwa Yesu. Ego. Umwenda wari ukingirije ahera hahera, ahurwo rusengero waratabutsemo kabiri. Ego. Kugira ngo bose bazigerere. Sawa, tuzarushaho kubisobanura ubyumve neza. Yego. Musobanure n'umutambyi. Aho yabagari. Yego rwose tuzabisobanura rwose. Aho hose ntabwo hakiriho ubu ngubu. Yego. Yesu byose yaje abikuraho. Yego rwose. Icyo kintu muzagisobanura kugira ngo abantu bose bagisobanukirwe. Sobanura Jean Paul. Sawa nawe urakoze. Amporo ababajwe n'ukuntu ari abantu bakomeza kwigira abatambye. Yego rwose. Kandi umurimo w'ubutambyi wararangiye. Nibyo twanasobanura, reka twakire uyu muntu. Country FM, allo? Wagiye ku ruhande rw'inyakiramajwi yawe? Oui. Muraho neza. Yego. Uri muri bande muherereye he?
nitwa Rugamba Spirien mperereye mu Bushenge. Rugamba Spirien mu Bushenge, turakumva neza cyane. Turabashimiye kubwo ikiganiro cyiza. Natwe turagushimiye kudutega amatwi. Kuko ese yaravuze ngo amagambo mbabwira niyo bugingo. Ego. Niyo bugingo. Kandi ni ukuri pe, ni byiza cyane kuko we nibwo nari nkiza. Kuko mfunguye radiyo mu kanya numva harimo iki kiganiro. Yego. Ubwo rero numvaga nakifuza kubashimira. Wakuyemo iki ku bigendanye kuri muri iki kiganiro? Ni iki wakuyemo ku bigendanye no kujya mu ijuru? Ku bigendanye no kujya mu ijuru, ahubwo buriya ngewe ukuntu mbayeho kuri urugendo rujya mu ijuru. Yego. Kubera ko Imana iducungu nako itwohereza Kristo ngo acungure, yaduhaye imigisha yose mu Mana bose muri y'ijuru. Imigisha yose yayo yishyira muri Kristo, iramuduha, harimo n'ijuru. Yego. Uvuga ngo dusobongera ijuru turiho, umuntu akamenya ijuru n'izina, noneho kugira ngo ahubwo wowe utangire kubaho nk'umuntu uri mu ijuru. Yego. Kuri ubu uri umukiranutsi kuruta ko wavuga ngo ubu ndimo ndajya mu ijuru. Yego rwose. Uri umukiranutsi. Yego. Uri umukiranutsi. Yego. Aha noneho gato, ubwo uri umukiranutsi ni nacyo natwe tuba turi gusobanurira abantu kuri izi mikoro. Sobanurira abantu bari kumva kandi telefone kuri iyi saha uburyo umuntu aba umukiranutsi ku Mana. Uburyo umuntu aba umukiranutsi ku Mana, hari amagambo ari mu Baroma ibice 3 gutangira ku murongo wa 19. Yego. Abanza agashinja abantu. Yego rwose. Nta kintu na kimwe abantu bafite gukora ngo baba bakiranutse ku Mana. Kandi ubwo no kuvuga ngo Imana yo igivuga no kuri, abantu ntago bavuga ukuri imbere y'Imana. Imana niyo ivuga ukuri. Yego. Yamara kubashinja, ariko noneho ntibashinja ngo ibacireho iteka rirangiriraho. Yego rwose. Ahubwo ibereka ko hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe, udaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe biguhamya. Yego. Uko gukiranuka niko gukiranuka bizeye Yesu Kristo, ari nta tandukaniro. Baheshwa no kwizera Yesu Kristo. Umuntu wizeye Yesu Kristo, uvuga ngo nyirizina umuntu yizera Yesu Kristo, noneho Yesu Kristo agatwikira ubwari ububi bwe, akanabumarira muri we, noneho Kristo agahagarara imbere y'Imana, Imana igashima Yesu Kristo, umuntu ari muri Yesu Kristo. Noneho uko Imana ivuze ngo Yesu Kristo arakiranuka, nawe ibikubwiye ngo urakiranuka kuko uri muri we. Okay. Urumva tugushimiye Imana kuba warizeye Kristo. Yego. Kuko ubundi twari twatangiye tuvuga ngo nta kindi cyahesha umuntu gukiranuka mu isi ndetse no mu ijuru. Yego. Kiretse uko kwizera Kristo Yesu. Yego. Rero tugushimiye Imana, kandi niho wari ugifungura radio, ariko iki kiganiro kiragaruka buri wa kane guhera saa 2. Nacyo ndajya kurikira. Uzajya gumutwumve rwose. Yego. Sawa, gumya ugubwe neza. Sawa, murakoze. Yego. Arakoze cyane. Twakira uyu Country FM. Allo Country FM. Oui. Kibazo barifite. Ni bande muherereye he? Ni Boris. Boris, uherereye he? Herereye ku Gatebe ku Nkamba. Aha, wakurikiranye ikiganiro? Ikiganiro nagikurikiranye, ariko njye nubwo wene hari akabazo ndi kwibaza. Wakuye mu ikirero? Oya, hari ikibazo njye nari. Siko tubwira ngo ijuru ngo bikorerwa. Ngo ugiye uhemukira nk'abantu, none gwakomeza kwizera kujya ijuru uzakorera. Ibyo se nibyo twakubwiye. Turi kukubwira uburyo cy'ijuru wariherewe ubuntu muri Yesu Kristo.
kubera ko ubundi wowe usanzwe uri n'umunyabyaha. Wenye ntabwo ndi umunyabyaha. Uri umukiranutsi se? Ndi umukiranutsi. Ngaho tubwira uko wabaye umukiranutsi. Ndi umukiranutsi kabisa. Byagenze gute kugira ngo ube umukiranutsi? Umukiranutsi. Gute byagenze gute kugira ngo ube umukiranutsi? Urumva ahise atinya nyine aragiye, ariko wenda aracyari kutwumva kuri radio. Abahise atuma nyine twamusubiza kandi bigatwara iminota myinshi, ariko gusa icyo twamubwira mu magambo make kugira ngo tumye twakire n'abandi mu tuntu tucyo dufite nuko twakire umuntu. Alo Country FM. Alo, mwiriwe neza. Yego, muravugana na Patrick Sindayigaya. Yego, Sindayigaya we. Mbereye muri Rutsiro, umurenge wa Nyabirayi. Rutsiro mu murenge wa Nyabirayi. Nyabirasi. Yego. Okay. Turahunga neza ko ndumva radio. Ikiganiro ari cyiza. Wakwegera hirya radio yawe. Yego. Tukabanza yegera hirya radio katwakira abandi. Abinkwakuzi mugumye muduhamagara mu minota mike ya dufite, kandi mujye mujya hirya y'inyakira amajwi yanyu. Wakakira umuntu. Country FM. Alo. Alo. Ndabumva cyane, muri bande muherereye he? Muravugana na Rabani ku Gaturika. Yego, Rabani ku Gaturika, mwateze amatwi ikiganiro. Ikiganiro twacyumvise. Mwakuye mu ikingo mu dusangize. Icyo twakuyemo nuko nyine Imana yatanze ijuru ku buntu. Kandi ikindi nkamenya ko nicara nzi ko Yesu nyine ibyo nakora byose twakwizera ko Yesu yaje kumwitanga kugira ngo nyine ijuru ndihabwe. Reka mbanze nkubaze, kuri ubu uri umukiranutsi? Yesu. Ndi umukiranutsi. Ntabwo ndi umukiranutsi kubera yuko ntabwo ndi umukiranutsi. Ntabwo uri umukiranutsi. Iyo umuntu atari umukiranutsi rero aba ari umunyabyaha, kandi iwabo abanyabyaha ni mu muriro utazima. Kuba umukiranutsi rero turi kuvuga ko bidakorerwa, ahubwo ni ukwizera icyo Imana yakoze muri Yesu Kristo. Ko Imana yafashe ibyaha byawe ikabibara kuri Yesu Kristo. Hanashingiye ko twe twavutse turi abanyabyaha kubwa kavukire yacu ko dukomoka kuri Adamu na Eva turi abanyabyaha. None tukavukana kamere y'icyaha. Nibyo twibonaho ni imbuto nyirizina zigaragaza nyine ko twavutse ko turi abanyabyaha. None rero Imana yafashe ibyaha byacu, ibyaha byawe nanjye ibibara kuri Yesu Kristo. We utarigeze kumenya icyaha, Imana ikamuhindura kuba icyaha ku bwacu. Ibyaha byawe rero Imana yabibaze kuri Yesu Kristo, nawe ikubaraho gukiranuka kwe. Kristo Yesu igihano cy'ibyaha byawe aragihabwa, arapfa arahambwa, ariko ku munsi wa gatatu arazuka. Kristo amaraso rero yamennye yagukuyeho urubanza rw'ibyaha byuzuye. Ibyo bintu iyo ubyizeye uba ubaye umukiranutsi imbere y'Imana ubikesha icyo gikorwa cyakozwe na Yesu. Ntukwiriye kongera kwiyita umunyabyaha ukundi, kuko ibyaha byawe nibyo Yesu yazize. Icyakora nk'uko wabivuze, ntabwo turi kukubwira ngo wikorere ibyo wishakiye, ahubwo twe turi kukubwira ko ku mpamvu z'uko uri umunyabyaha nicyo cyatumye Imana itanga Yesu ibimubaraho. Imaze kubimubaraho n'igihano cyabyo aragihabwa. Iyo wizeye ibyo ngibyo ubaye umukiranutsi, kandi waba wabakiranutsi ni mu ijuru. Yego. Ubwo ndabimenye nta kibazo, ubwo njye namenya ko ndi umukiranutsi. Ibyo bintu ubyizere mu mutima wawe ntuzarimbuka. Murakoze cyane, dukunda ibiganiro byanyu. Sawa, murakoze. Muzakomeza gukurikirana Country FM kuwa kane saa 2 kugeza saa 3. Umuvandimwe umwe hano atwandikiye message, nawe ndamushimiye ko abadukurikiye, ashimiye gukoresha message. Bamwita Nkore ari ku Nkombo. Ariho aravuga ati amaraso ya Kristo, abantu bashobora kuba batekereza ko kugira ngo umuntu ayahabwe byasaba ikiguzi cyangwa se byasaba ruswa. Yego. Ariko twamubwira nyine ko atari byo.
niba bitekereza gutyo ntago ari byo. ntabwo ari byo. Kristo ntago kugira ngo aze kutumenera amaraso ntacyo twatanze. Ni urukundo rw'Imana rwinshi. Nta wari kubisaba Imana, Ego. nta n'uwari kubitekereza, nta masengesho twasenze, ni urukundo rwayo. Ego. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, Ego. byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Urumva ko byaturutse mu rukundo rw'Imana. Icyo ni ukuri mu ntabwo bandi byaturutse ku bushake bw'umuntu cyangwa ku mwete yabigiriye Yego. cyangwa ku kindi wigeze ukora, ahubwo byaturutse mu bushake bw'Imana n'urukundo rwayo. Amen. Tekereza ko mu minota nk'ingahe dufite abantu bagumye bahamagare. Yego. Kababwira baduhamagare ni 0782 44 21 25. Yego. 0782 44 21 25. Dusigaranye iminota nk'ine gusa, ab'inkwakuzi niba duhamagare dusangire ikiganiro. Nibakomeze bagerageze bamufata uwo ndumva yagiye. Ego. Country FM, alo? Alo, Country FM. Turakumva neza. Urinde uherereye he? Nitwa Arsene. Arsene we, turi kukumva. Mwerereye Rusizi. Uherereye Rusizi. Ikiganiro wagikurikiye neza? Cyane rwose. Aha, ni iki wakuye mu kiganiro cyakunejeje ngo dusangize abatwumva? Nakuyemo nuko n'ubundi mu by'ukuri ntago imbaraga z'umuntu z'umubiri zacu ntacyo zadufasha kugira ngo tubashe kuba abakiranutsi. Yego rwose. kuko ntago amategeko y'Imana ntabwo twayashobora ku bwacu. Ahubwo ni Yesu wapfuye akadutuma twisunga, ndetse n'iryo juru bikumvikana ko ari we kiribonera ubuntu nyine kubwe. Ubu hari ikindi kibazo nari mfite. Kuri ubu Arise utaravuga ikibazo, kuri ubu urumva ijoro rifite se? Njyewe mu nzira zanjye ndacyari mu byo kubivamo. Ariko nyine ko kwisunga Yesu Kristo byose bizashoboka. Reka tukubwire ko rero iyo nzira yo urimo kuvuga ngo uzabishobora, wenda igihe kikagera ukabishobora, iyo ntizashoboka, ahubwo turi kukubwira ko Yesu Kristo ari we wagushoborera, nacyo ukwiye kwizera. Ugakumenya ko ibyaha byawe byose byabazwe kuri Yesu Kristo, n'igihano cyabyo Yesu akagihabwa. Amaraso ya Yesu Kristo yamenetse yatumye ubabarirwa ibyaha byawe byose. Ibyo bintu iyo ubyizeye ubaye umukiranutsi imbere y'Imana by'iteka ryose, ubikesha gupfa, guhambwa no kuzuka bya Yesu Kristo. Iyo ubyizeye ubaye umukiranutsi by'iteka ryose, ukabugabanya ubugingo buhoraho, ukabugabanye ijuru. Urumva warutangiye uvuga ikintu cyiza. Yego. Buriya kubyerekeranye n'imyitwarire y'umuntu, ntabwo umuntu ashobora kuba intungane ngo ajye mu ijuru. Yego. Ntabwo umuntu ashobora kumvira amategeko y'Imana 100% ngo bishoboke. Ntabwo byakunda rwose. Kubera ko bitakunda rero, niyo mpamvu Imana kubera urukundo rwinshi yashimye kutwoherereza umurengezi cyangwa se umucunguzi. Yego. Kristo araza mu isi, aza gukora ibyatunaniye. Ariko hanyuma yishyiraho ibyacu byose, anahanwa n'igihano cyacu cyangwa se igihano wagombaga kuzahanwa, Kristo aragihanwa. Yego. Iyo ibyo byizeye mu mutima, Imana ikugira intungane ku bwa Kristo. Yego rwose. Imana iguha gutungana kwa Kristo kandi ikakuguha nk'impano. Gutunganira Imana ntabwo babikorera, ahubwo umuntu arabyakira. Yego cyane. Iminota rero yagiye, ubwo urajya gukurikirana ikiganiro, ni buri wa kane guhera saa 2. Nahita akabazo. Yego, no kabaze vuba, dore dufite umunota umwe. Muzadusobanurira itandukaniro hagati y'Abayuda n'Abisiraheli, ako kantu rwose muzadufasha. Itandukaniro hagati y'Abayuda n'Abisiraheli? Bose ni bamwe. Basara ukuntu iyo umuntu atabyumva neza Isiraheli. Okay, tuzabigusobanura, ariko bose bakomoka hamwe, ni Isiraheli na Yuda. Yuda akomoka kuri Yakobo, Yakobo niwe wahinduriwe izina yitwa Isiraheli. Yego, murakoze. Murakoze cyane nawe. Muvandisi, ndabona isaha zigeze tukabwira abantu.
biba biryoshye. Reka twongere twibutsa abantu ko iki kiganiro gikurikira kuri YouTube, wanditse muri telefone yawe ngo Ijuru Ntirikorerwa TV, ugakomeza gukurikirana ibiganiro byiza by'ubutumwa bwiza binyura kuri iyo channel, ndetse n'iki kiganiro twatambukije mu minsi mike kizaba cyageze kuri YouTube. Reka nkubwire nimero wakwandikira ikagushyira ku rubuga rwa WhatsApp, ugakomeza gukurikirana ubutumwa bwiza bunyura kuri urwo rubuga, uvuga ko ijuru twariherewe ubuntu, twababariwe ibyaha, twogejwe de n'amaraso ya Yesu masa. 0784 42 57 0784 iyo niyo wakwandikira ikagushyira ku rubuga rwa WhatsApp. Iyanjye ngendanwa Joseph ni 07 18 25 900 07 18 25 900. Iza Patrice ngendanwa ni 0783 167 163. Abo twabanye mu kiganiro mwese turabashimiye. Ikiganiro nakagaruka ni buri wa kane guhera saa 2 kugeza saa 3. Sawa, Imana ibarinde. Urakoze cyane, turabakunda. Yego.